Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Yubasuza ni Fabrice Mporana nayo. Netanyahu yafashe ijambo benshi bari mu cyumba cya ONU barikubura. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagaragaje ko yanenze ibihugu bimwe by'i Burayi biherutse gufata icyemezo cyo kwemera leta ya Palestine, agaragaza ko Israel itazakwangwa n'ibyo ahubwo igiye gutegura kurangiza ibyo yatangije muri Gaza. Yabigarutseho kuri wa 26 Nzeri 2025 ubwo yagizaga ijambo ku nteko rusange ya ONU yayiteraniye i New York. Nubwo mu gihe yarahawe ijambo benshi mu bare bateraniye aho ngaho mu cyumba cy'inama bari bahagarariye ibihugu byabo bahise bahaguruka barasohoka nk'ikimenyetso cyo kudashyigikira ibikorwa bya Israel iri gukora muri Gaza. Yabwiye ibihugu byafashe icyemezo cyo gushyigikira ubwigenge bwa Palestine ko bizaba ari igisebo kuri mwe mwese. Icyemezo cyanyu giteye isoni, kizashyigikira ibikorwa by'iterabwoba ku Bayahudi ndetse no ku bantu b'inzirakarengane hirya no hino. Netanyahu washyiriweho impapuro zo gutabwa muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ashinjwa gukora ibyaha by'iterabwoba muri Gaza, yageze i New York ibihumbi by'abantu by'umwihariko barara mu mihanda bamagana urwo ruzinduko rwiwe muri uwo mujyi wa New York, bavuga yuko badashyigikiye ibikorwa byiwe by'intambara muri Gaza ahamaze kugwa abasaga 35,000. Ijambo Netanyahu yavugiye muri ONU ryumvikanaga mu ndangururamajwi zari zashyizwe muri Gaza ndetse no kuri telefone z'abatuye muri Gaza harimo n'abayobozi ba Hamas. Yahaye ubutumwa abanya-Israel bafungiye muri Gaza ko by'umwihariko batabibagiwe habe namba. Avuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bafungurwe bagaruke mu rugo. Yaboneyeho kandi no kuburira abayobozi ba Hamas ababwira yuko bagomba kwemera bakamanika amaboko inzira z'ikigenzwa batarabona akaga. Iri ni ryo jambo rero Netanyahu yavugiye hariya mu nama ya ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari bariyo bagahungabana bakahita bisohokera bitewe n'amagambo batari bashyigikiye yavuze, ndetse yavugaga n'amagambo akomeye. Ibikorwa by'ubwubatsi i Rutsiro byahagaritswe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwatangaje ko bwahagaritse ibikorwa byose by'ubwubatsi mu gihe cy'amezi 3 mu kwirinda abaturage bakomeza kubaka mu kajagari, kandi igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kiri hafi kuboneka. Muri Mata umwaka wa 2025 nibwo akarere ka Rutsiro katangiye gukora igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kitezweho kunoza imiturire mu karere. Ubwo yaganiraga n'abaturage bo mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Mukura, by'umwihariko ahatangirijwe igihembwe cy'inga cya 2026, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yavuze yuko imirimo yo gukora igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka by'umwihariko iri kugana ku musozo, ndetse ko bitarenze Ukuboza umwaka wa 2025 kizaba kibonetse. Ati nta muntu wemerewe kuzamura inyubako mbere y'amezi 3 mu gihe dutegereje ko by'umwihariko haboneka igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Abasanzwe batuye ntibagire impungenge, inzu zisanzwe zubatswe turazizi, ariko abasore n'abandi bazubaka ubushya by'umwihariko turabereka aho muzajya mwubaka. Visi Meya Uwizeyimana abwiye abaturage ba Rutsiro ko by'umwihariko uburenganzira bagomba kubariza ibyo basabwe kugira ngo babashe kuba bategereza niba koko akarere kazabaha uburenganzira kugira ngo bubake. Ati nidusanga wubatse ntuzavuge ngo twavuganye na mudugudu cyangwa na gitifu cyangwa se Visi Meya cyangwa se umukozi w'akarere, tuzaguha umunsi umwe wonyine kugira ngo uzawisenyuye. Uwo munsi nutabirika akarere kazazana abantu babirike kandi uzabishyura. Rutsiro ni kamwe mu turere tw'u Rwanda dukunze kwibasirwa n'ibiza by'umwihariko by'inkangu n'imyuzure bigahitana ubuzima bw'abaturage benshi, by'umwihariko mu bitaro byaho usanga harimo abantu benshi usanga barwaye cyangwa se bagizweho ingaruka n'ibyo biza, ndetse rero bakaba bashaka guca akajagari k'imiturire bitewe n'izo ngaruka zose. Visi Meya Uwizeyimana ati tumaze iminsi tubona abantu bafata ubutaka bwagenewe ubuhinzi bakatera amashyamba, cyangwa se ukabona umuntu atuye mu manegeka bwahita ukumva ngo inkangu yamujyanye. By'umwihariko abubatse nyine barubatse, abatarubaka mwe mwihanganye gatoya tubanze tuzane igishushanyo mbonera. Akarere ka Rutsiro gatuwe n'abaturage barenga 369 batuye mu ngo 36. Rero muri rusange akaba ari izo ngo zarurwa hariya mu karere ka Gatsibo hariya mu ntara y'Iburasirazuba. Duhindi ingingo shuti bakunzi bacu, ni munyemerere tujye kuri iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa. Huye impungenge ku bana 2,000 batsinzwe ibizamini bya leta ntibagaruke mu ishuri.
Iyi nkuru turimo turayisoma mu kinyamakuru Umuryango aho cyayanditse yo muri aka karere ka Huye. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwagaragaje yuko bahangayikishijwe n'abana bagera ku 1358 basoje umwaka w'amashuri abanza, by'umwihariko na 800 basoje icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ariko ntibatsinde ikizamini cya leta. Kuri ubu ngubu bakaba bataragaruka ku ishuri. Byagarutsweho mu nama mpuzabikorwa w'akarere ka Huye yahuje abayobozi b'akarere kuva mu mudugudu kugira mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa bako. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye, umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse Kankesha Anastase yitwa Kankesha Anosiata yavuze yuko akarere by'umwihariko gahanganye n'ikibazo cy'abana batagarutse ku ishuri bitewe n'uko bagize amanota makeya. Uyu muyobozi yasabye by'umwihariko umusanzu w'umuntu uwo ari we wese kugira ngo abana bagaruke ku ishuri bakemure iki kibazo. Ati ndagira ngo sabe ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze budufashe gushakisha aba bana batsinzwe. Dufite abana bagera ku 1358 basoje umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, baratsindwa ariko turajya kubareba mu rugo tukabura. Bamwe bagiye gukora akazi ko mu rugo, abandi benshi ugasanga batsinzwe ariko bagiye gukora ibindi nabo ugasanga bari kwitsimbatsimba. Inzego zagiye kubareba kugira ngo bagaruke ku ishuri. Yakomeje agira ati turimo turashakisha abandi basaga 800 batsinzwe mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye bagomba kugaruka kwiga, ariko by'umwihariko ikibabaje birushaho kugenda byiyongera ariko ntibazi no ku ishuri kandi baratsinzwe. Rero Vice Mayor akaba asaba abantu bose gushyiramo imbaraga kugira ngo aba baturage cyangwa se bano banyeshuri b'abana batsinzwe ibizamini bya leta bagaruke by'umwihariko barebe ko bazatsinda. Vice Mayor kandi by'umwihariko Kankesha yagaragaje yuko abagera kuri 51% by'umwihariko bagombaga kugaruka ku ishuri bo mu gatandatu bo bagarutse gusa, mu gihe abo mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza basabwa kugaruka haje abagera kuri 68% gusa. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alisa nawe yasabye abayobozi bose kongera imbaraga mu kohereza abana bose ku ishuri kuko ubujiji bwangiza igihugu. Ati abana bose bakwiye kugaruka ku ishuri by'umwihariko bakareba uburyo ki baza tukabafasha bakongera bakiga bakaba batsinda. Guverineri Kayitesi yakomeje agaragaza yuko abantu benshi bakunze gufatirwa mu byaha, usanga imibare myinshi ari y'abana batigeze bajya ku ishuri, abana usanga batiga cyangwa se batize ari usanga bafatirwa mu byaha bafite ingeso mbi. Ati ne by'umwihariko turasaba inzego zitandukanye ndetse n'inzego z'umutekano kudufasha tukagarura bano bana bataye ishuri, dore ko usanga bano bana bagiye bava mu ishuri ari busanga bijandika mu ngeso mbi ndetse harimo no kwiba ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye n'ubugizi bwa nabi. Rero turabasaba ko twese tugomba gushyira hamwe kugira ngo tugarure bano bana ku ishuri by'umwihariko bagaruke babe bakongera kwiga kugira ngo noneho ubutaha bazikosore babashe kuba batsinda ibizamini bya leta neza. Nshuti bakunzi bacu mbararikira amakuru ya mukanya njye bategura nkabagezeho. Ndi Fabrice Mporana nayo ndabashimiye, mukomeze kugira amahoro y'Imana.